urwenya ntabwo ari bibi ku babyumva, ariko kuri twebwe abakristo ntabwo dutera urwenya. Noneho se ukuvuga ngo niba numvisha urwenya rwaba ari ruri mu ijambo ry'Imana cyangwa se ruri muri bya bindi mwavuze bidakwiriye, ni numva bateye urwenya nkabiseka mba nkoze icyaha? Yarema avuga amagambo y'imburamumaro. Wari Branham? Ari Branham avuga ko amagambo atagira akamaro tuvuga tuzayabazwa. Okay. Uyu munsi turiho turabibona, tukabona abakristo barafata video ya bas comique, video yo gustebya, yo gusetsa, akaba yayisangiza abandi kuri statut WhatsApp, akaba ndetse yayishyira no muri groupe tugaseka. Icyo kintu ndagira ngo buri muntu agira icyo agivugaho. Ahubwo nimba hari na administrateur uwo ari we wese ufite urubuga rwa WhatsApp utwumva, urubuga ruhuriramo abizera, hakagira blague itambukaho cyangwa se iki, namugira inama yo gucyaha ibyo bintu, yaba adashoboye kuricyaha akarufunga. Turi muri debates, ndimo mwereka ukuntu Yesu Kristo ari Imana, nkamwereka ukuntu umubatiza ari mu izina rya Yesu Kristo, nkamwereka ukuntu Imana yatwohereje umwanuzi muri iki gisekuruza, ko nimba nanategereza kujya mu ijuru, hanze y'ubu butumwa nta kujya mu ijuru guhari. Frère, ni relax nziza cyane, nta munyenga n'umwe ubaho uruta uwo kuba sulonction cyangwa munsi yo gusigwa uvuga ijambo ry'Imana. Umuntu yiriwe mu kazi, stress nyinshi, boss yamubwiye kora ibi ngibi, kora biriya, nyura hano nyura ahangaha, wiriwe mu kazi, stress yari nyinshi, ugeze mu rugo nanone ujya kudebating ijambo ry'Imana. Frère, SCHAMGAR TV. Imana ibahe umugisha. Twongeye kubaha ikaze kuri SCHAMGAR TV. Nk'ukuntu mumaze kubimenyera, ni umurongo wanyu ukora kuri internet, kuri YouTube, aho tubagezaho ibiganiro bitandukanye, tukavuga Imana cyangwa se ibintu bitandukanye byerekeye n'imyemerere, uburyo ki abakristo bifatamo n'uburyo ki bakwiye kwitwara mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi nanone twagarutse, wenda nyuma y'igihe gito, ariko twagarutse tubategurira ibintu byiza tubona yuko bishobora gufasha ubugingo bwanyu. Uyu munsi ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'abakozi b'Imana ngiye kubereka mu kanya, aho tugiye kugira ikiganiro cyiza kandi ndahamya ndashidikanya yuko muri buze guhabwa umugisha. Reka mbere iburyo bwanjye kumwe n'umukozi w'Imana Reverend Bolingo. Imana ibahe umugisha. Amen. Mwene data, Imana iguhe umugisha. Amakuru yanyu ni meza cyane, twari tumaze igihe tutabonana, nizere ko mumeze neza. Turashimira Imana muri rusange. Murakoze kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. Imana ibahe umugisha. Amen. Muso bwanjye ndi kumwe na mwene data Gedeon. Imana ibahe umugisha. Amen. Murakoze kuba mwitabiriye ubutumire bwacu. Murakoze namwe kuba mwadutumiye. Mwari mumeze neza. Turashima Imana. Murakoze cyane. So uyu munsi hamwe n'aba bakozi b'Imana beza babwiriza neza, turaza kugira ikiganiro, sinacyita impaka kuko si impaka, ahubwo ni ukungurana ibitekerezo kugira ngo mwebwe mu rugo mubashe guhabwa umugisha. So uyu munsi turaza kuganira ukuntu nawe babwiye kuri komedi cyangwa se urwenya. Muri no minsi bigezweho, ni ibintu turimo turabona cyane, aho usanga ndetse n'abakristo ugasanga ku mbuga nkoranyambaga zabo, yaba kuri statut, yaba ahantu hatandukanye, bagenda bitabira ibyo bikorwa by'urwenya. Ukabona umukristo ateye urwenya cyangwa se arusangije abandi. Urwenya wenda ndakeka rubereyeho kugira ngo twishime, kugira ngo tunezerwe. Uyu munsi turimo turagerageza kubisanisha urwenya n'ubukristo. Wenda reka mere kuri kukozi Imana Bolingo. Ese guseka hari ikibazo kirimo?
urakoze mwene data. Guseka ni byiza, n'abahanga bavuga ko umuntu iyo aseka akishima ngo iminsi yo kubaho yiyongera, ariko kuri twebwe abakristo biterwa n'ibyo duseka. Okay. Sawa. Ntabwo umukristo agomba guseka buri kintu icyo ari cyo cyose, cyangwa se agomba kwishimira ikije, kuko hari niba bisunitswe n'imyuka mibi ari umutego kuri we akawugwamo atabizi. Turaza kugera aho ngaho, reka tubanze dusobanukirwe se guseka nk'ukuntu wari ubivuze ni byiza ku mubiri wacu, n'abahanga bavuga yuko ari cyo bitumarira. Noneho turimo turagerageza kumva ese noneho nari nkubajije ibyo guseka, ese urwenya ni rubi? Icyo kibazo ngira ngo mbabaze, urwenya ni ikintu kibi? Urwenya ntabwo ari bibi ku babyumva, ariko kuri twebwe abakristo ntabwo dutera urwenya. Okay, ndabona dutangiye neza. Uravuze ngo ntabwo dutera urwenya. Kuki tudatera urwenya kandi guseka ari ikintu cyiza? Impamvu tudatera urwenya ni uko ijambo ry'Imana ntibitwemerera. Okay. Kuko tugengwa naryo. Niba ijambo ry'Imana rinyemere ko ntera urwenya narutera. Niba ari bimbuza nta mpamvu yo gutera urwenya. Ese mwene data Gedeon, urwenya kibi ni iki? Kandi bituganisha n'ubundi mu guseka tukishima tukanezerwa tukongera n'iminsi yo kubaho kwacu. Ikibi kiri mu rwenya ni iki? Ntabwo iminsi yo kubaho tuyongererwa n'urwenya no guseka cyangwa nuko twasetse. Iminsi yo kubaho yacu izwi n'Imana. Amen. Izi ni igihe tuzavira kuri iyi si mbere yuko tubaho. Ntabwo rero nkeneye gutera urwenya kugira ngo ya minsi Imana yanyongereye iyongere, kuko nta kiyongera kuko Imana yakugeneye. Iyo nsetse bingwa neza. Guseka, umutima useka ni umutima unezerewe, kandi nitunezezwa n'urwenya tunezezwa n'uko Imana ituye muri twe. Amen. Mwene Taburingo, ikibi kiri mu guseka ni mu rwenya plutôt ni iki? Urakoze cyane. Ikinshimishije cyane mwene data nuko watandukanije amagambo abiri, guseka n'urwenya. Munsi turimo turaganira ku rwenya n'ubundi rutuganisha ku guseka. Urwenya rutuganisha ku guseka. Yego. Biterwa n'urwenya urwo ari rwo. Ndaguha urugero, ibintu byose biri mu ijambo ry'Imana bishimishije, umukristo yemerewe kubinezererwa. Ibisekeje birimo tugaseka. Kuri mwebwe reka mbace mu ijambo mubabarire, kuri mwebwe urwenya ntabwo ari rubi? Urwenya rusanzwe rwo mu isi ntabwo rukwiye ku mwana w'Imana, ni rubi. Yego. Urwenya rwiza noneho ni rubi? Urwenya rwiza ndaguha urugero, abana b'Imana bashobora kuganira bagahuzwa n'ibyanditswe. Yego. Mu byanditswe harimo ibyanditswe bisekeje. Ndaguha nk'urugero, Yona yamizwe n'urufi. Yego. Urumva icyo ni igitangaza ukuntu urufi rushobora kumera. Dore nawe wasetse. Birasekeje. Urumva ko birasekeje. Aho ngaho rero urusetse gutyo biragutera umunezero, ko birumva koko Imana yacu ari Imana y'igitangaza, yateguye urufi kugira rumire Yona. Uramutse umwenyuye cyangwa usetse muri icyo cyanditswe uba uri mu murongo w'ibyanditswe. Ariko noneho utandukiriye ukajya mu isi, ukajya kuvuga, hari nk'ibisekeje bihuye ni wanyemerera ngakoresha imvugo hanze abakoresha imvugo nyandagazi, imvugo nk'uko bavuga ngo ibishego, wenda n'urugero. Urwenya ruri related n'ibishego n'urugero. Umwana w'Imana ntiwakagombye guparticipa mu biganiro nk'ibyo, ndetse no kubitega amatwi. Icyambere ni birakwanduza. Ikindi cya kabiri, ijambo ry'Imana ritubwira ko ufite umwuka wera muri we, umwuka wera ni inuma, kandi inuma ntigira indurwe. Ni ukuvuga ngo iyo uzanye bya sale blague, ni ukuvuga cyangwa za plaisanterie, sinzi uko nabyita mu Kinyarwanda, ibiganiro bipfuye birimo urwo rwenya, birimo imigaryo, ya numa iri muri wowe irababara. Kandi ibyanditswe biratubwira ati n'attriste pas le Saint-Esprit, uramenye ntukarakaze umwuka wera, cyangwa se guteza agahinda umwuka wera, uwo washyiriweho ikimenyetso. Mwene data Buringo, ngo ninkarakaze umwuka wera. Amen. Umurongo ni ijambo ry'Imana, ndabyemera 100%.
noneho se ukuvuga ngo niba numvishe urwenya rwaba ari ruri mu ijambo ry'Imana cyangwa se ruri muri bya bindi mwavuze bidakwiriye, ninumva bateye urwenya nkabiseka mba nkoze icyaha? kuki wabyumvise? kuki wabiteze amatwi? byanyuze kuri radiyo, mbigiyeho kuri statut. Ubundi radiyo ibivugirwamo byose ku bana b'Imana siko ari byiza kuri twe. Hari ibyo ugwaho utabiteganyije, wari uri gutambuka urabyumvishe, iyo nsetse mba nkoze icyaha? Kuki useka? Kandi bisekeje biraterwa n'ikiri muri wowe. Ikiri muri wowe cyabyakiriye nicyo cyaguteye guseka. Uzamenye rero nubiseka ukumva biragushimishije biranagukuruye, ujye umenya ko nta kiri muri wowe. Twabyita icyaha? Sinabyita icyaha. Ariko ntibikwiye. Ntibikwiye. Murakoze cyane. Mwere data Gedeon, ndi kugenda mu muhanda muye cyangwa se numvishe abagabo babiri bariho batebya bavuze ijambo ridakwiriye, ndabisetse. Cyangwa se mbonye akavideo kuri WhatsApp ndagafashe ngashize kuri statut yanjye nk'umwana w'Imana nk'umukristo, icyo ni icyaha? Mbere yuko nita icyo kintu icyaha, ndabanza ngaruke ku byo mwene data yavuze. Yego. Ku byerekeye urwenya cyangwa se imigaryo za plaisanterie, comedy nk'uko twatangiye tubivuga. Ndatanga urugero rw'uko umuhanuzi byagenze umunsi umwe. Yego. Yashatse gukina n'abana be, arababaza, ni ikibazo cya 20 mu bibazo n'ibisubizo, question réponse tome 1. Yarema avuga amagambo y'imburamumaro. Wari Branham? Ari Branham avuga ko amagambo atagira akamaro tuvuga tuzayabazwa. Okay. Noneho abaza abana bati, ni abagabo bangahe b'intwari bavuye Kentucky? Aravuga bati, umwe ni Abraham Lincoln, undi ati ni ni George Washington, ati wa gatatu ninde? Abana baramuyoberwa. Aravuga ati, ndetse na papa wanyu. Umugore we Meda abaramwumvise, aramubwira ati, Bill, utangiye bya bigambo byawe. Ngo nahise mbabara ako kanya, ngo njya mu cyumba cyanjye kibanga, njya gusaba Imana imbabazi kubera ayo magambo y'imburamumaro nari mvuze. Yego. Yerekana yuko ngo ijambo tugomba gusohora mu kanwa kacu rigomba kuba ari ijambo rikomeza abaryumva. Niba nsanze barimo bavuga imigaryo mu nzira, ndi umukristo mfite umwuka wera muri jye, ntabwo ngomba guseka, ahubwo ngomba kubabazwa n'ukuntu abantu nk'abo bashobora gufata umwanya barimo bavuga amagambo nk'ayo y'imburamumaro, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo tugomba kubabazwa n'ibibi bibera mu murwa. Niba tuzi ko ari bibi, umwuka wera muri jye ntabwo uzishimira bya bindi bisetsa abandi, jye birambabaza. Fresh Gedeon nseka ndaba nkoze wenda ndabona hari icyo mwene adashaka kongera, sinzi ko ari cyo wari ugiye kongera. Oya, mwene data rwose hariya akoze ku bintu byiza cyane, nanjye numvaga namwunganiraho. Okay. Inyunganizi yanjye si yindi, ijambo ryose ry'imburamumaro tuzaribazwa. Ijambo ryose ry'imburamumaro tuzaribazwa. Hera aho ngaho. Uyu munsi turiho turabibona, tukabona abakristo barafata video ya base comique, video yo gustebya, yo gusetsa, akaba yayisangiza abandi kuri statut WhatsApp, akaba ndetse yayishyira no muri groupe tugaseka. Icyo kintu ndagira ngo buri muntu agira icyo agivugaho. Reka duhere kuri Fresh Gedeon. Icyo nakivugaho byita kudohoka kwa bene data. Kudohoka ni ukuvuga ngo kuba ashobora gusangiza abantu blague cyangwa se imigaryo cyangwa komedi, ni cyerekana ko muri we nta kindi afite cyo gusangiza abantu, kandi icyo dufite cyo gusangiza abagenzi bacu ni ijambo ry'Imana, kuko ari cyo kiri ubaye difi. None nabuze icyo nsangiza abagenzi banjye, nagiye kuramasa cyangwa se gutora ibigambo by'abapagani hanze bashyira bwo gusetsa, kubwo kubashimisha, kuko badafite ikindi kibashimisha. Twe dushimishwa n'ijambo ry'Imana, bo kuko ntaryo bagira bashimishwa n'ibera bisetsa.
ese guseka ikibi ni uguseka cyangwa ni cyagusekeje? iyi ni cyagusekeje. Guseka nta kibazo, guseka ni byiza, ariko se usetswa n'ibiki? nimba blague bayivuze ese unezezwa n'iki? Ndaguha urugero. Yego. Abantu b'iyi si kubera nta munezero bagira, kuko umunezero uzanwa n'Imana mu mutima yacu, basigaye bajya gushakira umunezero mu masitade de football. Bakajya ikipe ye yatsinda igitego akishima agataha anezerewe, kuko nta handi akura ibyishimo. Njyewe ntabwo nkura ibyishimo muri stade, sinkura ibyishimo muri komedi. Ibyishimo byanjye mbikura muri Yesu. Amen. Wa wundi wagiye gushaka umunezero muri stade cyangwa muri komedi, nuko adafite Yesu umutera umunezero, arajya kuwushakira hahandi utashakirwa. Kuko ni nk'ujya gushakira umunezero mu nzoga. Iyo anyoye inzoga uwo munsi aranezerwa, ariko bugacya ababaye kuko inzoga zamushizemo. Ariko Yesu namba mu iteka, nzahora nezerewe iteka kandi nseke. Urakoze cyane. Bene data bashiki banjye, turebe ibidusetsa. Nk'indata bolingo turi kuri groupe WhatsApp, turi kuri statut y'umufrere ashizeho blague. Frere yabyise kuduhuka, mwe murabyita iki? Ese ni icyaha? Nyemerera mwene data, ndashimira mwene data Gedeon. Icyo mushimiraho cyane nuko atari kure cyane y'ibyo nateguye cyangwa se ibyari bindimo. Ahubwo nagize amahirwe cyane kuko numvishe ko turi mu mwuka umwe. Narinzi ko muri buze kunyuranya. Imana imuhe umugisha cyane. Avuze ijambo kudohoka, ariko frere ndagira ngo mbabwize ukuri. Na bene data bari mu masambre anyuranye, aba bene data bakurikira SCHAMGAR TV, ndagira ngo mbabwire ko ibi byose mubona ni distraction du diable. Ni ibirangaza bya Satani. Kubera icyo ari ibirangaza frere, nuko abana b'Imana aho iyi tekinoloji yamaze kugerera imbere, za WhatsApp zikaza cyangwa iki kikaza, nta mwana w'Imana n'umwe ukikoza broshire, nta mwana w'Imana n'umwe ukikoza Bibiliya, nta mwana w'Imana n'umwe ugifata umwanya. Sinavuga ko ari bose, mvuze ngo ntawe n'umwe, nabwo haba habayeho wenda kurengera, ariko ndi kuvuga ko abenshi muri bo. Satani yanyuriye muri buriya buryo bwa tekinoloji, abana b'Imana abatura mu burangare bukomeye. Ngira ngo aribwo mwene data Gedeon yise kudohoka. Twe benshi ikintu kiri kubita kuri WhatsApp, wajya kureba ugasanga wenda ni urwo rwenya. Nta na esprit de discernement. Esprit de discernement ndavuga ni uburyo bwo kugenzura imyuka. Ubundi ntabwo tuba twanze icyo gikorwa gikozwe, ahubwo ikiri inyuma umwuka ugiherekeje ni wo mubi. Ese umenya gute ko ari mubi? Mwe frere, ni gute? Frere Branham yaravuze ati mu muntu haba mwimbwa ebyiri, izo mbwa ebyiri zihora zirwana. N'imbwa y'umukara n'imbwa y'umweru, zihora zirwana. Ariko iyo inesha indi niyo wowe ugaburira cyane. Nimba muri wowe ugaburiramo presenteri, wibwira yuko umwuka wera cyangwa se colombe inumi zicara muri wowe kugira ngo ijye kubwira ngo iki ni kibi? Izabikubwira idahari yigendeye. Ikigusigareye, amahirwe gusigariye namwe, nayo kuza muri eglise ugaterana ukumva ijambo ry'Imana rikubise kuri cya kintu. Bibiliya iravuga ngo ibuka aho wapfuye ukagwa, ubundi usubira inyuma ukosore. Y'ijambo rikwibukije niho usubira inyuma ugakosora, ukihana, ukamenya uti cya kintu narimo ni kibi. Ijambo rero nicyo ribereyeho, ribereyeho kukwibutsa, ribereyeho kukubwira, ribereyeho kukubuza kudohoka. Amen. Icyakubwira rero ko wamaze kujya ibyo urimo ari bibi, ngira ngo ni ijambo ry'Imana ritumenyesha, kuko ijambo ry'Imana niyo ndorerwamo yacu, niyo twirebamo, niyo twibonamo. Imana iguhe umugisha. Ndizera ko aho muri mu rugo murimo murakurikirana kino kiganiro, murimo murahabwa umugisha, ko nanjye ndimo ndahabwa umugisha. Hari byinshi ndimo kumva abakozi Imana barimo baratubwira byiza kandi
bifasha ubuzima bwacu. Wenda turimo turagana ku musozo ko byinshi byavuzwe. Frère Gedeon, frère Imana yavuze ngo intention, intention, ngo ari igihe umuntu ashiraho video afite intention bi cyangwa se umwuka uri inyuma, cyangwa se ikibazo reka nyibabaze, umwuka uri inyuma ari mubi. Ese ku mukristo kurelaxa ni ikintu kibi? Frere, kwidetanda ni ikintu kibi? relax yacu rero reka nze nkubwire twongere tugaruke muri experience. Yego. Twebwe wenda abari barizeye ubutumwa mbere tubigereranye n'abana bari kuvuka ubu ngubu, tugendere muri iyo experience kuko nta wundi murage tuzabaraga, nta n'undi murage dufite tuzabaha uretse ijambo ry'Imana. Amen. Relax yacu twebwe kwari ukwirukanka tujya hose nk'uko Kristo yavuze ati mugende mujye mu mahanga yose mubabwiriza ubutumwa bwiza. Kuri njye uyo nirukanka nkinagira njya gushaka intama yazimiye, ni relax nziza cyane. Iyo nicaye ndi kumwe n'umuntu unavuga umuntu utizera ubutumwa wo mu munyamadini, turi muri debate, ndimo mwereka ukuntu Yesu Kristo ari Imana, nkamwereka ukuntu umubatiza ari mu izina rya Yesu Kristo, nkamwereka ukuntu Imana yatwohereje umwanuzi muri iki gisekuruza, ko nimba nanategereza kujya mu ijuru, hanze y'ubu butumwa nta kujya mu ijuru guhari. Frere, ni relax nziza cyane, nta munyenga n'umwe ubaho uruta uwo kuba sulonction cyangwa munsi yo gusigwa uvuga ijambo ry'Imana. Urarelaxa, ugahumeka, ukaryama unezerewe, ukaryama wumva umutima wawe utuje. Frere, ni iki wabwira abo bantu barelaxa ku mablage? Icyo nabwira barelaxa ku mablage nababwira ntibakongere, ahubwo nimba hari na administrateur uwo ari we wese ufite urubuga rwa WhatsApp utwumva, urubuga ruhuriramo abizera, hakagira blague itambukaho cyangwa se iki, namugira inama yo gucyaha ibyo bintu, yaba adashoboye kuricyaha akarufunga, kuko urwo rubuga rushobora kuba umuyoboro wa Satani. Satani akajya anyuzamo inzandiko nk'izo, abana b'Imana bakarangara. Yesu ashaka azabatungura, akazaba arabaye igikoresho cya Satani nawe atabishaka, kubera ko icyo amayeri ya Satani muri iki gihe ni menshi. Akagwa mu rushundura, wabonye ukuntu ifi igwa mu rushundura, bajugunya inuza urushundura mu mazi, ifi yikomeza yoga yizika itekanye, yajya gushituka igasanga iri gukururwa n'ibindi. Ni nk'uko Frere. Urakoze cyane Frère Gedeon. Mukozi Imana aratubwiye ngo relax nuku debatinga, abwira abantu kuri, ababwira ibyo yizeye, ababwira position ye, aravuga ngo yanavuze ngo ndetse n'umuntu ujya ukunda kublaga w'umukristo ushira izo nzenya ngo bazamucyaye. Relax yawe imeze gute wowe? Icyo nkundira Bolingo arasa ku ntego. Imana iguhe umugisha. Amen. Iyo relax ya Bolingo ntabwo njya kure yayo. Avuze ikintu cyo kujya kumenyesha ubutumwa batabuzi. Mpita nibuka hari aho umuhanuzi avuga icyo gihe yari amaze kugira imyaka 49, habura umwaka umwe ngo yuzuze 50. Aravuga ati bientôt, vuba hangiye kuzuza un demi-siècle. Yego. Ariko ndabona ntacyo ndakora. Hari muri Decembre, aravuga ati nakagombye kujya muri vacances mu biruhuko. Ariko iyo ndeba abantu bari gupfira mu byaha, ndumva binteye isoni ko najya mu biruhuko. Niba umuhanuzi w'Imana ashobora kuvuga ikintu nk'icyo, wowe wanabatije benshi, wenda birashobora ko ngiye mu buzima bwanjye nta nababiri ndihanisha, ubwo ntekereza iki kuri ya ndirimbo ivuga ngo tuzacyura iminyago, tuzatura imiba? Ni iyihe miba njye nzatwara? Kandi vuga ngo ndajya kurelax. Kurelaxa so utagarura abantu kuri Kristo bimaze iki? Ni ukuvuga ngo umwana w'Imana iyo atari mu kazi ke agomba gusoma ijambo ry'Imana. Niba atari gusoma ijambo ry'Imana ntashaka uwo bariganira. Byibuze ariwe ko hari uwo bwakwira, hari uwo abwiye n'umurongo umwe wa Bibiliya mu buzima bwawe bwije, nta n'ubwiye ijambo ry'Imana
nta nubwo usomye n'umurongo wa Bibiliya, ahubwo wiriwe kuri WhatsApp ushyiraho amasitati ya komedi. Ubwo se imbere y'Imana uzavuga ko yimariye iki? Iyo nta relax irimo, ahubwo ajye muri relax y'isi. Isi yagukuruye, wowe kurura isi uyizana mu byawe, ahubwo ngo isi igukurure kujyana mu byayo. Imana idufashe cyane n'izo relax. Wenda reka ikiba ari cyo kibazo cya nyuma, kuko tuvuze iyo twahuye tukaganira ntabwo dushobora gusoza. Mbere yuko ucyongeraho nagira ngo mbabaze ikibazo, wenda uraza kucyongeraho aribwo tunanzura tusoza ikiganiro cyacu cy'umunsi. Umuntu yiriwe mu kazi, stress nyinshi, boss yamubwiye kora ibi ngibi, kora biriya, nyura hano nyura ahangaha, wiriwe mu kazi, stress yari nyinshi. Ugeze mu rugo nanone ujya kudibetinga ijambo ry'Imana. Frere, wacuruje, abakiriya babuze, ufite uritanduye mu mutwe, uri kwibaza ibibazo byinshi, nanone ujye kongera kuburana n'umuntu umwemeza ko Yesu ari Imana, cyangwa ukeneye kukumva uri detandu, kumva uri relax. Aho ngaho icyo cyose cyane mafite cyo kubabaza uyu munsi. Nta kiruhuko twahawe. Cyo ni ikintu mugomba kumenya. Ahubwo naje ndi kumwe na mwene data hariya, wagira ngo n'Imana yari ibizi. Sinzi icyatumye yinjira mu modoka ngo tujyane. Munyemerere mbabwira umunsi umwe, ubuhamwa bwanjye umunsi umwe nashatse kurelax. Nta kibazo. Umunsi umwe nararyamye mfite umunaniro, nari mvuye ku kazi, umunaniro mwinshi mu mubiri. Bucya mu gitondo mvuga nti umunaniro nta kindi cyawumara uretse kurelaxa ngakora siporo. Nashakaga relax, sinareshatse ibinsetsa, nageraga ngo ntembere byibuze numva akayaga, nkore siporo n'umururanuke umubiri ushire. Ngiye kumva numva ikintu kimbwira ngo genda ujye muri siporo, kandi mu buzima bwanjye uko ndeba Frere sindahaguruka hano ngo ngiye muri siporo n'umunsi n'umwe. Nta na rimwe birambaho, kuko siporo nsa n'uwayizinutswe, ariko bigeze aho ngaho nkumva uwo munsi, byageze uwo munsi numva ndashaka gukora siporo. Narabyutse mu gitondo kare, ndagenda njya kureba mwene data Moise kugira ngo amfashe. Ahageze arambwira ati yari atarizera ubutumwa, arambwira ngo none kuwa gatandatu biragoye cyane kugira ngo umudive akore siporo, ntabwo byemewe. Ndamubwira nti ariko wakwihangana ukamperekeza, kuko burya ntabwo wakagombye kubohera ku idini, kuko Yesu yaratubohoye. Nawe aranyumvira, turagenda ngo ni siporo ndi gukora. Nageze ahantu bita mu birembo, mbona agasozi gaterera. Ndamubwira ni Moise, winjyana iriya kuri kara gasozi gaterera, ahubwo dusubire inyuma kuko ndumva ntangiye kunanirwa. Moise arambwira ati hoya, atahubwo reka duterere tuzamuke tugere muri ririya shyamba. Ndasaba mwene data uri kuri mikoro aze kwerekana uriya mwene data wambaye ikoti ry'umukara. Hanyuma byaje kugenda gute? Byaje kugezaho noneho navuze kuri mikoro, kuri kamera baramwerekana nta kibazo. Yego. Byaje kugenda bite? Narazamutse, ndazamuka ngera mu ishyamba, noneho ndananirwa pe. Ntangira kumva imitsi irandya mu kirenge, ndababara mu ntantu, ntangira kumva amazi mu mugongo aramanutse, ibisebe bitangiye kumbwira Moise ni no ni kameme. Icyari cyakambereye relax, ndumva gishobora kuza kumviramo ubundi burwayi, reka ngarukira aha. Moise arambwira ati hoya, ahubwo reka tugende tugarukire kuri kiriya giti hara hejuru, nituhagera tugaruke. Twaragiye turazamuka koko, tugeze kuri cya giti mpasanga ibuye. Mpasanze ibuye, Moise arambwira ati no, iri buye ntabwo twavaho tudasenze. Ibyari relax bivuyemo gusenga. Ndagira ngo nkwereke ko intambwe z'umwana w'Imana zose ziyoborwa n'Uwiteka. Amen. Moise aramanuka ajya muri rya buye, cyari ikibuye kinini kimeze nk'urutare, akijya munsi, aravuga ngo turapfukama aha ngaha ariho dusengera. Mu gihe namusangaga, Moise ageze hepfo yaryo, ngiye ryabuye ndihagaze hejuru, hirya numva amajwi y'abantu basa nk'abasenga, basa n'abari kuririmba. Mbwira Moise nti ndi kumva amajwi y'indirimbo,
reka gusenga nkurikira ariya majwi, nitugerayo tugasanga basenga turasenga, kuko ndumva ari indirimbo z'Imana. Nitudasanga kandi basenga, turikomereza turasengera aho tugeze. Noneho ibyari wa mubabaro, za ntege nari mfite na kwa kubabara, kubera ko hagiyemo izindi mbaraga z'umwuka muri nge, numva biri kugenda bigabanuka, nyoberwa aho bigiye. Ahubwo numva nshishikajwe no gukataza njya gushaka ayo majwi mu ishyamba. Naragiye ngera mu ishyamba, nkigera mu ishyamba ubwo nari imbere Moyiza ndi inyuma. Umuntu wa mbere nagiye kubona mbona uriya mwene data yarahagaze yambaye ikoti, ahagaze ku giti. Noneho imbere y'icyo giti hari grotte murayireba, urutare rwari rurimo abadamu bari barimo basenga. Ariko muri uko kuririmba, uyu nguyu niwe wari uri kuyobora izo ndirimbo. Noneho babonye manuka nje, bikanga ko ari leta, bikanze ko ari umuyobozi uje kubafata. Mbona bagize ubwoba, amajwi y'indirimbo mbona barayamanuye, mbona ahubwo bose babaye nk'abarangamiye kureba ukuntu turi kuza tubasanga. Mpita mbabwira nti, muhumure, amahoro ya Kristo abe muri mwe. Nimuhumure, amahoro ya Kristo abane namwe. Bumva ko nta kibazo. Noneho bakomeza kuzamura amajwi, turahagera. Maze kuhagera turicara, tumaze kwicara ntitwabavugisha, bakomeza kuririmba, buri wese afunga ingundi ye muri rwa rutare. Nanjye ubwo nashatse yanjye nguni, na Moyiza ashaka iye nguni, turapfukama twese turasenga. Tumaze gusenga frere, uyu mwene data niwe wari uyoboye, yahise avuga ati, tugize amahirwe tubonye abashyitsi batwibwira. Ubwo ninjye wafashe ijambo, ndabibwira na mwene data arabibwira. Noneho ntangira guterura amagambo mvuga ibya Kristo, mvuga ijambo ry'Imana. Ariko uko ndivuga, uriya mwene data ukabona arampanga amaso cyane nk'aho afite ikibazo. Nanjye noneho nkabyumva muri ngewe waho ndi, ndavuga nta hantu hashobora kuba hari umwana w'Imana. Byaje kugenda gute? Byarangiye mwene data avuze ati, frere, ibiri muri mwe nabyumvise, Imana yanyu izaba Imana yanjye, guhera ubu sinzongera gusubira mu madini. None dore nguriya mwene data, ngiyo relax ku bana b'Imana frere. Imana ishimwe cyane. Twaba tunishimiye ko iyo relax yabaye productive, yagize ikibyara. Amen. Imana iyobora abana bayo bagire ubwo bwoko bwa relax. So nuko nguku iyo turimo tuganira tuvuga iby'Imana, twungukirwa byinshi kandi tugakuramo byinshi bidufasha. Nk'ukuntu mumaze kubimenyera abajyakurikira SCHAMGAR TV, nsoza avuga ngo hagira ubutumwa babagenera. Mwabyumvishe kuri wowe kuda gusharinga ama blague, babikubwiye. Ijambo ry'Imana naryo rirabivuga. Urebe mwedatabone nakoze ijambo yavuze ngo, umuhanuzi avuga ngo muri twebwe haba harimo imbwa ebyiri, hari imwe y'umweru n'indi y'umukara, ngo iyo ugaburira cyane niyo ikura. So yego birasekeje, yego bikugusha neza, ariko se uri kugaburira iyihe mbwa muri wowe? Urebe iyo ugaburira n'izakura. Nugaburira imwe y'umukara idafite aho ihuriye na fruit de l'esprit, n'imbuto z'umwuka, izakura ni wowe uyizi. Yego birasekeje, ariko tugomba kujya tubwizanya ukuri. So turimo turasoza ikiganiro, twagize ikiganiro cyiza, murakoze cyane. Icyo mbakundira, muvugisha ukuri. Ukuntu umuhanuzi atugira iyo nama ngo umukozi w'Imana ni umuwamuntu ugomba kuvuga une vérité nue, ukuri kwambaye ubusa akakuvugisha kose akakuvuga. Ndabikunda cyane. Ariko turimo turasoza, ndagira ngo hagira ubutumwa buri muntu abagenera, maze mutadabone ngo araza gusenga. Ubwo turimo turasoza ikiganiro cy'uyu munsi, reka duhere kuri databone ngo inama wagira abantu muri cadre y'ikiganiro turimo. Ijambo ni ryawe. Imana iguha umugisha rero mwene data Levi, kuvuga ubutumwa buryo si uguhagarara kuri sheri gusa, kandi nawe uruhare rwawe mu gusakaje ivanjiri. Ndasaba Uwiteka ngo amavuta ye nukura kukomeze akomeneke hejuru, kandi nukuri nk'ababyeyi tugufatiye iry'iburyo. Imana iguha umugisha. Ubutumwa rero naha bene data nta bundi ni ukureka les sales blagues. Nimba hari mwene data ukunda guhinza, nimba hari mwene data ukunda urwenya, nimba hari mwene data usakaza urwenya, nimba hari mwene data ukunda gutega amatwi urwe, ese kuki mwavuze urwenya mukareka ikinamico?
tuzagishakira undi munsi kuko baravuga ngo cyo kirigisha, tuzashaka indi suje yabyo kugira ngo tubigimuzi neza. nyamara burya nabyo birasa kuko bavuga ko ikinamico harimo education ngo hari icyo biga iyo barimo babikurikira. harimo education ariko harimo ijambo ry'Imana. Mbo Imana iguha umugisha. Amen. Ubwo wenda nicyo nsaba kuri abo bene data bumva ibyo babisakaza, nabagira inama yo kubireka mu rwego rwo kugaburira umuntu w'imbere. Kubw'umuntu w'imbere ni byiza, kubw'umuntu w'inyuma kubitega amatwi biraryoshye, ariko kubw'umuntu w'imbere ntabikunda. Inuma ntabwo igira indurwe. Wiyivangira, reka umwuka kuyobore, reka Imana ibane nawe, iture muri wowe, ikwitegekere, intambwe zawe ziyoborwe nayo kuruta kwishora mu byo ubonye kandi nta mugisha bitanga. Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane mwene data Bolingo, mwabyumvishe nta kintu narenza. Fresh Don, ijambo ni ryanyu. Ndahera mu gushimira SCHAMGAR TV isakaza ubutumwa bwiza mu buryo bw'ikoranabuhanga. Kubw'umwihariko ndashimira wowe Levi uruhare bigiramo. Ndagusabira imigisha. Amen. Uwiteka kumpera umugisha. Amen, amen, amen. Ndetse itagabanije. Inama naha cyane cyane urubyiruko ngo bijyamo cyane, bitabujije ko n'abakuru nabo basigaye babikora. Izo nkinamico nk'uko mwene data bivuze, ababikunda nongeye kubisubiramo, nuko hari icyo icyakagombye kuba kiri mu mutima wawe kitarimo, ahubwo hakaba harimo ikindi kinezezwa no kumva inkinamico, kuko babandi bakina inkinamico nta mwuka wera bagira. Nibaza rero uburyo ngiye ufite umwuka wera ngirwa inama n'utawugira, akaba ari nabyo nkunda. La profondeur, uburebure, nyiramubane ngo ihamagara indi, la profondeur appelle la profondeur. Ese profondeur yawe niyo kumva inkinamico yo kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu kugera ku cyumweru wumva inkinamico, ko ntaraho kucyudafungura. Abenshi bafite amatelefone, bafite za YouTube mu mateleviziyo yabo n'ibiki, kucyadafungura ikibwiriza ko hari amashene y'ibibwiriza bahari n'ibindi byose byigisha nk'ibyo. Banarebe na SCHAMGAR TV, barebe na SCHAMGAR TV ko iduha inyigisho nzima, ahubwo ukajya gutega amatwi inkinamico yegora za Kanyombya na za Seburikoko n'ibiki abana bacu usanga bakunda, bazi igihe Seburikoko ari bugiremo. Yego frere, ariko ntabwo ariko buriya unanarebye wasanga batazi Esteri wo muri Bibiliya. Ariko mubaje ngo amateka ya Esteri na yahe ntayazi. Uyu mubajije se nyina wa Moise yarinde, ise yarinde, ese byagenze gute kugira ngo Moise avuke? Ese Mose yari iki? Ntabyazi, ayo mateka ntabwo ayazi. Yesu azagaruka ryari? Ese niki kizigaragaza kugaruka kwa Yesu? Ntabyazi, ariko azi ngo Kanyombya cyangwa se Seburikoko yarayavuze ibi, Ndimbati yarayavuze ibi, ibintu nk'ibyo ayo makuru aba yazi, ariko mubajije amakuru y'iby'ijuru ntayazi. Kandi duhamagariwe kumenya iki? Iby'ijuru. Haranira. Niyo mpamvu ndasorezaho na hereye mvuga nti baradohotse kabisa. Mwene data Bolingo yavuze ngo distraction du diable, ya ibirangaza bya Satani, atariko ibuka aho waguye, kuko waretse urukundo rwawe rwa mbere, kandi urukundo rwacu rwa mbere ni urw'ijambo ry'Imana. Menya ko waguye, haguruka ahubwo kabisa, haguruka usubire mu murongo. Imana itagumugisha. Murakoze cyane. Nyuma y'izi nama tugiriwe n'abakozi b'Imana, hari icyo ugiye gukora, hari icyo nanjye nkwiye gukora. Ubu butumwa ntabwo ari ubwanyu gusa, natwe buratureba. Hari igikwiye guhinduka nk'abakristo, hari inshingano dufite. Ubutaha ndagira ngo tuzavuge ku nshingano z'umukristo. Hari icyo urabakongeraho? Ku byavuzwe umunsi nta kindi nongera, ndumva byumvikanye neza. Byumvikanye cyane. Ahubwo ikiruta byose
niturebe turangazwa n'ijambo ry'Imana kurutwa no kurangazwa n'isi. Amen. Ubutaha none ndagira ngo tuzategura ikiganiro tuganira ku nshingano zo kuba umukristo. Hari benshi twabigiyemo tutazi ibyari byo. Kugira ngo Imana nidukundira ndabizi nimba tumira ni muzanyangira muzaza tuzaganire ku nshingano z'umukristo. Ese kuba umukristo bisobanuye iki? Wenda nitubiganiraho neza tukabigimuzi tuzumva byinshi kurusha. Murakoze kuba mwadukurikiye. Ntabwo nk'ukuntu mubizi hari igihe tuba tugomba gukoresha uyu munsi by'uyu munsi ndabona ari ibingibi ndasaba gusaba mukanya mwene data araza kudusengera asengera na wa muntu waradohotse asengera na wa muntu utangiye gusubira inyuma kandi ngambarariki mwabasa mukomeze mukurikire bino biganiro ibyo twakoze ibizaza ibiri imbere ujye ugira umwanya ugenda ubikurikire manje sa moderation rwose Imana izagikomeza ibahe umugisha. Mwakoze kuba mwadukurikiye mukomeze mukande subscribe mukomeze mwiyabone mukomeze musharinge mugire niyo ngeso kujya musharinga ibintu byubaka ibintu bishobora kugirira abandi akamaro. N'indatabuli ngo dusengere cyose nimba hari ikindi ufite cyo kongera. Urakoze cyane. Kadusaba Imana. Uwiteka mwami wacu Yesu Kristo uri Alpha na Omega, ni we tangiro n'iherezo, nta mana yakubanje nta nizaguheruka nta nizabaho kuko wowe uri ndiho. Turagushimiye data wera kuko watugize abana bawe. Turagushimiye kubera ko waduhamagaye ukaduhamagara mu rukundo rwawe mwami. Muri iki gihe kigoye cya nyuma aho Satani yahagurutse, aho umufuniko w'ikuzimu wafungutse, amadayimoni yose akaba aramamaye hano ku isi kugira ngo ayobye abana bawe abarangaze, ariko waravuze uti abana banjye mbaza amazina, nimuhumure bwoko bwanjye ntacyo muzaba, atahubwo nimurwanye Satani nawe azabahunga kandi muzanesha kuko nanjye nanesheje. Data wera turagushimiye, iyo nsinzi niyo dushaka mwami. Duha insinzi hejuru y'amadayimoni adushuka, duha insinzi hejuru ya Satani mwami sekibi, duha insinzi ku birangaza by'iyi si, duha insinzi mwami, ahubwo mwami tubashe kurangamira gusa ijambo ryawe iryo wateguye, kuko ari wo muyoboro wonyine uzatugeza mu ijuru mwami. Umugisha SCHAMGAR TV, itimu yose ikoreramo mu izina rya Yesu Kristo nyisabira umugisha. Umugisha data buja mwami, abana bawe barangazwa nabyo ubacyaho ubagarure, ubagoroza inshyimbo yawe mwami, kandi ubereke inzira zawe, kuko inzira zawe mwami wazinyuzemo ntarambirwa. Urakoze turagushimiye. Ibisigaye byose turabikweguriye. Nsabiye bene data abakozi b'Imana bose mu Rwanda kugira ngo data buja mwami mu mutima umwe babashe guhuza ndetse no gusakaza ubu butumwa nk'uko bwavuzwe n'umuhanuzi mwami uvugwa muri Maraki 4:5 mwami, ko yavuze ati nzabohereza umuhanuzi Eliya, uwo ni uzasanganya imitima y'abana n'iyabase kugira ngo ntaza kurimbuza isi umuvumo. Data wera waduteguriye mwami aho guhungira, twemere ngo twinjire muri iyo nkuge kuko ari bwo buhungiro bwonyine dusigaranye. Urakoze ndagushimiye. Umugisha abapasiteri bose mu Rwanda, abavuga butumwa bose mu Rwanda mwami, birukanka hirya no hino kugira ngo iyo mitima ihinduke, iyo mitima ikizwe, iyo mitima mwami yitegure gusanganira Yesu. Kandi dore uravuga uti ndaje vuba, nimutegure imyambaro yanyu. Data ndagusabye ngo utwambike amakanzu yera, udushyire ingofero ku mutwe, udukenyeze mwami imikandara, twambike inkweto, dushyire inkota itemera habiri mu y'ijambo ryawe mwami, kugira ngo duhagarare tudatsinzwe kuri uru rugamba turi kurwana rwo mu minsi y'imperuka. Urakoze ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen, amen, amen. Murakoze kuba mwari mukurikiye SCHAMGAR TV, murakoze kuba mwabanye natwe. Dutegereje commentaire zanyu ndetse na support yose mushobora kuduhereza. Imana ibahe umugisha. Kubatumirwa banjye mwakoze cyane kuba mwitabiriye ubutumire, naho butaha. Shalom, shalom, shalom. Amen. SCHAMGAR TV.